umushumba kigusengera nk'Imana iguha amafaranga ahubwira ngo irayaguhaye, itutekereza mu bakire batanu ziranye nabo, uvuga uti ninde wanguze 100,000 muri aba bakire nziranye nabo. Kuko nugaruka umushumba akavuga ngo abakeneye amafaranga ukongera kuza ahangaha, uzaba umeze nk'uri gutegera indege Nyabugogo, kuko we warasubijwe. Abasore bari hano ugisenga Imana ikakubwira ngo mwana wanjye ngo haye umugore, buri umugore we mu ijuru bavuye ntawe usigayeyo, kongera kubwira Imana ngo uzampa umugore, ntawe uri mu ijuru. Numuburira Nyamirambo Gicyangugu, numuburira Cyangugu ya Nyagatare, ibintu Imana iguhaye bihita biva mu ijuru, bihita bizino. Ariko ababyeyi bizera kurenza abana. Uzi gufata udufaranga twose ukaturihira umwana materineri, pirimeri, segonderi, kaminuza, wizeye ko azagira icyo akumarira nurateretse ubwanwa mu rugo. Mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye, ko twabamariyemo icyizere ariko ntimwaduha umusaruro. Kugira ngo ubone umugisha nuko ugomba kubanza kwizera ugira ute utanga. Uzarebe n'ibyo ugiye gusaba umuntu utabanje kwizera ko ibyo ugiye kumusaba arabiguhereza, ntabyo ubona. Ariko iyo wamaze gusetinga ukizera ngo ni 10,000 arayamuka, byizera byanga bikunda, kwizera kurakora. Mureka dusome ijambo ry'Imana. Ereya zone hari filime abaririmbyi bakeya, muzarepete nicare. Usome Itangiriro ibice 26 murongo wa 12 tugere kuri 22. Igitabo kibanza Itangiriro 26 12 tugere 22. Bibiliya iravuze ngo Isaka biba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeze birutaho inshuro 100 Uwiteka muha umugisha. Uwo mugabo umukire agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu bake. Bangahe? N'abagaragu benshi. Atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu base bafukuye Aburahamu sakiriho, Abafilisitiya bari barayasibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati genda utuvemo kuko turuta cyane. Isaka vayo, abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerari aturayo. Isaka sibuza amariba bafukuye Aburahamu se akiriho kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe babona iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'Igerari batonganirewe amazi n'aba Isaka bati na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka, iriba ry'impaka. Bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira aryita Sitina, iriba ry'intonganya. Ava yafukura irindi riba ryo ntibaritonganira aryita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uwiteka dusize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Amen. Bice 24 subira inyuma gato. Itangiriro 24 umurongo wa mbere. Haravuze ngo 24 Itangiriro umurongo wa mbere. Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri asubiramo. Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Migani 10:22. Migani 10:22. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Ndasubiramo. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Turasoreza mu Baheburayo 7:7. Baheburayo 7 umurongo wa 7. Soreza aho ngaho mu rwandiko rw'Abaheburayo 7:7. Haravuze ngo nta wahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye. Basubiramo. Nta wahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye
amen. Teme insanganyamatsiko iravuga ngo ni umugisha uva mu kubiba. Umugisha uva mu kubiba, umugisha uva mu gukora. Ubona abonye bamanitse ibiganza batanzi n'abadukurikiye online. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndi umugabo, ndi inshuti y'iri torero kuva kera, kandi nkaba inshuti y'umushumba waryo. Niyo mpamvu ndahangaha rero ndagira ngo mushimire, kandi nishimiye kubona umutware we Bernard, no umushuti wanjye cyane, ni surprise. Duherukana mu mwaka washize, none ndishimiye kumubona, kandi ubwo duherukana ari icyifuzo twari turi gusengera, ngira ngo arabyibuka, cyarasubijwe ntuzongere kugisengera, hasigaye kirumuna cyacyo nacyo kizasubizwa vuba. So ndishimye cyane rero kubana namwe, kandi rwose mu by'ukuri bifurije umwaka mushya muhire wa 2025, umwaka udasanzwe, umwaka wo kubiba no guhura n'umugisha. Mushumba mpamagara yambwiye iteme ko ariyo tuzaganiraho. Nkunda ibintu 5 nibyo nkora. Ikintu cya mbere ndi umusomyi, ndasoma. Cya kabiri ndasenga. Cya gatatu ndabwiriza. Cya kane nkunda umuryango. Cya gatanu ntanga ibyishimo ku bantu. Ni 5. Ni imirimo yanjye, n'ubuzima bwanjye, ni ibintu 5 bindanga, nibwo buzima mbayemo. Cya mbere ndasoma. Iwanjye hawe ibitabo, umuntu uhingutse iwanjye ikintu cya mbere abona. Njyanye no ku isoko nkagurisha, ikintu cyankiza n'ibitabo mfite. Ndasoma, ndasenga, ndabwiriza, nita ku muryango, ntanga ibyishimo ku nshuti. Bimbamo mu buzima. Ibyo ni ibyanjye rwose, bimba mu buzima pe. Uko mwumva ngo abanywa inzoga bakunda inzoga, bakarunduka bakagenda, nanjye ibintu mbamo ndabikunda, kandi mbikora neza, numva sirimutse kuri byo. Ndi umusomyi ubikunda w'umuhanga ubifata. Bampiye iteme, narishimye cyane. Umugisha uva mu kubiba. Iyi teme barayimbwiye, numva sinzi ukuntu mbaye pe, numva umutima wanjye uguwe neza. Ndashaka kubanza gutinda kwiri ijambo ryitwa umugisha, wenda kubiba nabyo ndaza kubigarukaho. Abanyafrika, Abanyarwanda, abarokore, abasenga, kugeza ubu ngubu bukene dufite, ikibazo dufite ni ukutita ku byo twigishwa cyangwa twiga. Byagera muri kariyeri ya gospel yivuga butumwa, tukabishyira mu mwuka cyane, tugumva ko ibintu byose bizaba mu mwuka. Gutereta ni mu mwuka, gucuruza ni mu mwuka, kwiga ni mu mwuka. Mugomba kugerageza mukemera kwiga. Iri jambo ryitwa umugisha, sinzi ko muryumva, sinzi ko murizi. Iyo bavuze umugisha ubundi mwebwe mwumva iki? Abantu bari hano bize amashuri ya siyanse, atari amashuri y'ibigeragezo, amashuri ya siyanse. Amashuri ya siyanse, isomo ryose muri siyanse rigiye kwigwa rigira icyo bita definition. Murabyibutse? Definition ni ubusobanuro bw'isomo ugiye kwiga, kugira ngo ubashe kuryiga uryumva, uzasobanure n'abantu ibyo wize. Abantu bize primaire kera, nkanjye mbere ya 94 gusubira hejuru, muri primaire niba hari ikintu cyadutsindaga ni amadefinition. Kuko bakujyanaga imbere bakakubwira ngo definisa STI, ngo STI, ngo set ni science, ngo technologie élémentaire, ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ko nkibyibuka. None abarokore bo rero ibintu byose baje umurokore ngo umugisha ni iki? Definisa umugisha ngaho, ni mu definisa umugisha ni iki ngaho, ko mu busaba murawuzi, ni mu definisa umugisha. Dufite abarokore bigishijwe kwizera batazi kwizera, bigishijwe Yesu batazi Yesu, bigishijwe agakiza batazi agakiza, bigishijwe Imana batazi Imana. Mugomba kugera ku rwego mudefinisa ibintu mubwirizwa, mukabikura mu marangamutima no mu mwuka, ku buryo umuntu abikubajije wabimusobanurira. Umugisha murawuzi cyangwa murawumva? Uwakuzana hano ngo definisa umugisha wawuvuga? Kibazo badutegurira amateme, rimwe na rimwe abantu bashaka ko tuyiga. Mushumba Ranzi yantumiye, arabizi, ndategura, ndasoma, nkandika. Iyo yantumiye antumira nk'umwigisha, ibyo ngibyo arabizi. Ugomba kugera ku rwego ku buryo nunahura n'umuntu mu nzira akakubwira ngo mvuye gusenga, mwize iki? Twize ku ijambo ryitwa umugisha uva, ku buryo ahita kubaza ngo umugisha ni iki.
ugahita utotora umugisha ukamusobanurira, avuga ngo ngiye ngo mfite umugisha. Ni iki? Umwanditsi w'igiheburayo, umuheburayo, mu giheburayo ijambo ryitwa umugisha ni ijambo ryitwa baraka cyangwa beraka, bivuga ngo ni ukugubwa neza. Umuntu wahawe umugisha aba yaguwe neza. Niyo mpamvu Salomo yavuze umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, uzana kugubwa neza. Uwadefinishije umugisha rero yaravuze ngo umugisha ni neza ikomoka ku Mana, ikubiyemo ibintu byose mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Ndasubiramo, umugisha ni neza ikomoka ku Mana, ikubiyemo ibintu byose mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'iki. Niyo mpamvu Jehova yari bavuze ngo kugira ifeza n'izahabu nabyo ni byiza, kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza. Iri jambo rero ryitwa umugisha, impamvu mubona abantu bose barikunda, ariko murarikunda. Uziko musiye munabyara abana mukabita ba mugisha, ba nyiramugisha, ba mama baraka. Iri jambo riraryoshye ku rwego iyo uribwiye umukire arishima, waribwira umukene agaserebura, waribwira ukodesha akishima, waribwira ugenda n'amaguru akishima, waribwira ugenda n'imodoka akishima, waribwira uwize akishima, waribwira utarize akishima. Kubera ikiri jambo riryohera amatwi, ni ijambo ribitse ibyishimo, ribitse ubukire, ribitse umugisha. Iri jambo rivugwa nande? Iri jambo rivugwa n'umuntu ugize icyo akorerwa akaribwira ukimukoreye. Ijambo rivuga ngo Imana iguha umugisha ni ijambo rivugwa n'umuntu ugize icyo akorerwa akaribwira ukimukoreye. Twe rero twararicuritse dupfa kuribwira abantu bose, ugahura n'umuntu ngo Imana iguha umugisha wiki, ugakoze iki? Kuko muhuye gusa ni akanyenyeri kanze, ni iji ikonja kuguriye. Iri jambo mwirinde kuri nyanyagiza, hagiye n'umushumba hagarano ngo mwese ngo Imana ibaha umugisha wiki. Ni intebe waguze wicaye ku ntebe utazi yo yavuye, amatara ari kwaka ntuzi y'umuriro ugurirwa, ntiwaza ngo ukanure ngo byake, nta mugisha. Abanyafrika dufite ikibazo gikomeye pe, dufite ikibazo gikomeye pe. Twigishijwe inyigisho kugira ngo tuzazihandure zive mu bantu, bizatutwara igihe kinini. Uziko tuye no ku rwego tubeshyera ku gatuti kugira ngo tumotive abantu, ugashyushya ngo nyeganyeza mugenzi wawe ngo mubwire ngo Imana iguha amafaranga. Wicaranye avunje, ubwo Imana ive mu ijuru ize guha umuntu amafaranga mwicaranye, wakuyemo 2 cyangwa 5 ukamuhereza. Unyumve, hari ibibazo Imana itazava mu ijuru ngo ize gukemura, yabitse muri wowe. Umuntu agira ikibazo cy'ibihumbi 5, agira ikibazo cy'ibihumbi 10, ngo mubwire ngo Imana ngo izakugirira neza. Iyo neza wayimugiriye ko nawe ubibashije. Ese murimo muranyumva? Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Aya magambo muze kuyumva cyane. Nasanze umushumba hari ahantu yakoze, ndaza kuhinjira cyane, yamfashije, yanyorohereje inyigisho. Iri jambo ryitwa umugisha uhereye mu gitabo cy'Itangiriro, ndahera ku mugabo witwa Abrahamu. Ubundi teme baduhaye ihera ku muhungu we witwa Isaka, ariko iyo uhereye ku mugabo witwa Abrahamu, nshaka kuza kuvuga, Imana ize kumfasha wenda nze kubasha kubisobanura. Nshaka kuza kuvuga ubwoko bumwe mu moko y'imigisha. Imigisha ifite amoko 2. Hari imigisha yo mu buryo bw'umwuka, hari imigisha yo mu buryo bw'umubiri ikomoka mu kumvira Imana no gukora cyangwa kubiba. Hari imigisha yo mu buryo bw'umubiri ikomoka mu kumvira Imana cyangwa mu gukora cyangwa kubiba. Hakaba ubwoko bwa kabiri bw'umugisha, ni imigisha yo mu buryo bw'umwuka duherwa muri Kristo Yesu tumaze kwihana ibyaha. Iyo nayo irahari. Turaza kwibaza ikibazo kivuga ngo habibande, abiba hehe, abibiki? Habibande, abiba hehe, abibiki? Utwo tubazo uko ari 3 mudutahane. Habibande, abiba hehe, abibiki? Wongera kandi kavuga ngo sarura iki? Mubyandike.
Bibiliya igitabo cy'ubwenge cy'ubuhanga. Iyo musomye mu gitabo cyitwa Itangiriro, Bibiliya mu bice 12 hatubwira umugabo mwese mukunda mwita sogokuruza wanyu, akaba sogokuruza wacu. Ninde? Abrahamu. Uyu mugabo amateka yararyoshye ku rwego ntazi ko muyumva. Muzasome mu bice 12. Imana imuhamagara yamusanze kwa se Tera muri Uri y'Abakaridayi. 12 iramubwira ngo Abrahamu, va mu gihugu cyaso, jya mu gihugu nzakwereka. Yamubwiye ibintu 7. Yaramubwiye ngo icyambere, nzaguhindura ubwoko bukomeye. 2, nzogeza izina ryawe, uzabikirangirire. Ubu se muramuvuga, mwigeze mumubona? Ariko mwese Mana ya Abrahamu, izina rya Abrahamu ryabaye ikirangirire, nta utarizi. Ariko wowe no muri karitsiye utuyemo kugira ngo umuntu azahamenye, guca ku cyapa, ugaca ku munyinya, ku kiraro cy'ibiti, izina ryawe ryaheze iriepfo mu Gitega. Nta waguguringa ngo aribone. Mu migisha Imana itanga harimo ko n'amazina yacu nayo. Umuntu yigeze kujya kunsabira akazi kera, ageze yavuga izina ryanjye, amubwira ati uwo ninde? Ati ni Boniface. Wahehese? Ati n'uw'Icyangugu. Ati uwo nguwo iryo zina n'ubwa mbere turi, ariko Mana we n'amazina yacu nayo akeneye kumenyekana. Ese murimo murabyumva? 3, iramubwira ngo nzaguha umugisha. 4, iramubwira ngo uzakuvuma zamuvuma. 5, iramubwira ngo uzagusabira umugisha nzamuha umugisha. 6, iramubwira ngo muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Mwarangiza mwajya gusenga mugakora ikosa mu isengesho, mukavuga ngo Mana uzampa umugisha nk'uwo wahaye Abrahamu, mugahita mushyiraho akadomo. Kari akadomo uzagakureho. Nyuma y'umugisha Imana yahaye Abrahamu, ntago yamuhaye umugisha gusa. Muri 24 havuze ngo Abrahamu yarashaje ageze mu zabukuru, Uwiteka yari yaramuhaye umugisha muri bingahe? Muzasoma ibyo byose rero. Abrahamu mwamusuraga muri abashyitsi 3, agahita baga ikimasa. Wowe urabona 2 ukagura inusu y'inyama kandi ukazibara, nkurikire neza. Ariko umugisha wanyu uteye ubwoba. Abashyitsi 2 ukagura inusu y'inyama ukazibara, ukavuga ngo uriya ararya imwe, uriya. Abrahamu yabonaga 3, akabaga ikimasa, akatekesha amata. Ariko ukatubwira Imana yaguhaye umugisha ngo wawe umukire, naza kugusura iwawe kubera ibikomere nakuye mu cyaro by'inzara, ukazana agatasi umperamo icyayi kameze nk'aho batangiramo igaburo, ukazana uduta amata mu kantu kameze, ugahita umbaza ngo umutuyiko tungaye. Urambaza utuyikonywa kuvuga ngo Imana yaguhaye umugisha, wateretse yari yankishyiriramo bigakora. Abrahamu umve, nimujya musenga ukabwira Imana ngo umugisha nk'uwa Abrahamu, ujye uvuga ngo ume inka nk'iza Abrahamu, umpa amata nk'aya Abrahamu yagiraga, umpa amafaranga nk'aya Abrahamu yagiraga, umpa amazu nk'aya Abrahamu yagiraga. Abrahamu yarashaje ageze mu zabukuru, Uwiteka yari yaramuhaye umugisha muri bingahe? Muri byose. Reka ubukene bw'Abanyafurika, Imana ngo yabahaye umugisha ngo mwarakize, ugatumira abantu 100 mu bukwe, kunyamuka hahagarika umuntu urarwaye. Inyama zihagazeho umuntu sinzi yanzarura mu bukwe. Reka sanze hahagaze umuntu ndatambuka, hasoni nawe bakaguhagarika ku nyama ukabyemera. Asa ngo muri abanyamugisha. Imana ivuga ubukwe ntitangemo inyama, iyo ni Imana nyabaki. Abanyafurika ari ibintu bugo kandeke. Abrahamu uyu mugabo namukunda cyane. Uyu mugabo aratangaje. Uzi ko yari afite umugisha kugera ku rwego akugaburira ukahavuvuza utavuga, akabwira umudamu ati impamvu atavuze wabitetse nabishyiramo amata ongeramo ibindi bintu paka bavuge. Aho umuntu arazi wawe akarya agenda avuga ati baba bantu nubwo ari abakire nta kintu bariho pe. Gambe. Abrahamu hari ikintu bita karande nziza. Abrahamu yabyaye nde? Niyo teme baduhaye. Isaka wa Abrahamu yaje kugira ikibazo,
agira impamvu ituma ahunga, ngo ahungira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Niho twasomye. Ageze mu gihugu cy'Abafilisitiya aravuga ngo umugisha wa data niyo haba mu barozi uzakora. Ntabwo ugomba gutinya ngo abantu ngo nturanye nabo ngo batera umwaku. Ndakurahiye, Abraha Isaka yageze mu Bafilisitiya aravuga ngo ndababibamo. Bibiliya yatubwiye ngo arabiba, ngo muri uwo mwaka yezaho ibiruta inshuro 100. Uwiteka amuha iki? Amuha kubera ko yagize ate? Yabibye. Kuki ushaka umugisha utabiba? Abantu bavuga ngo Imana izabaha umugisha, izawuguha ucuruza itomati, utwara igare, uri umunyonzi, ucuruza caguwa. Umugisha mukene mushaka kuva he? Amenye kuri se wemegesha irayifite, ariko kugira ngo uyiguhe hari intambwe mugomba gutera. Ukabwira Imana ngo nubwo byari bikomeye ariko naratangiye, hereza umugisha imirimo y'amaboko yanjye. Ngo muri uwo mwaka yeze biruta inshuro 100 Uwiteka amuha. Hari akantu kaje hepfo kavuga ngo atera Abafilisitiya ishyari. Ikimenyetso cyo gukira nuko uzagira abanyeshyari. Ikintu ikizakubwira ko watangiye gukira, ibimenyetso biranga umuntu watangiye gukira, icyambere ni abanyeshyari. Nukira ukumva batakuvuga mu nzira ngo uyu muntu wasigaye ngo yirata ngo umunsi yambara imyenda mishyashya, uzamenye ko utari wakira. Kuko iyo wakize imyenda yawe irabavugisha, imodoka zawe zikabavugisha, amashuri abana bawe bigaho bikabavugisha, iduka ryawe rikabavugisha, ngo bamugirira ishyari. Ariko Isaka namukunze, arangije amenya ko muri icyo gihugu ise ngo yigeze kuhatura, atangira gusibuza amariba. Ngo arasibura. Ujya gusibura ibyo Abafilisitiya basibye, wisinzira, menya amateka, umenye ko hari ibigomba. Kuki mwasinziriye? Hari imodoka so yaratunze, hari amasambu so yaratunze, Abafilisitiya barabikwakwanyije. Menya amateka. Ngo arasibura. Ngo asibuye muri icyo gikombe, ngo abonamo iriba ry'amazi atutubise. Abafilisitiya baragije ngo barasiba, baratongana, bavuza induru, basakuje. Nakunze Isaka. Yavuze ati ibintu abatipe bagiriye impaka, nta mpamvu yo gutunga ibyagiriye impaka. Arabibasigira. Mujye mubasigira. Aravuga ngo reka ntere intambwe. Nubona basakuje yo tera intambwe. Afukura irya kabiri naryo bararitonganira, aryita Stina. Avuga ati naryo mugisha waryo wazagira ikibazo. Arivaho yegera hirya, afukura irya gatatu, ngo ryo ntibaritonganira, ngo aryita Rehoboti. Aravuga ngo noneho Uwiteka adusize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki. Uzi ko Eseki Sitina iyo watetse barasakuza, ariko Rehoboti ntawe umenya niba watetse ifi, kuko ni mu rupangu, ni mu biti, ni mu aho. Sinababwiye ahantu natuye bakanyiba inyama saa 3 z'ijoro, ubugari buteretse ku meza nari umugeni, baca mu mabati kuri ruhurura. Umukozi amaze gutereka ubugari ku meza, asubiye mu gikoni, isafuriya madame akabambwira ati Shanta kutaza, ati nazibuze. Bigenze biteze, ati n'isafuriya nayibuze. Mugomba gutura kuri Rehoboti, aho uteka ukabyara ukabirya ntawe guhagaze hejuru. Haleluya! Isaka aravuga ngo noneho Uwiteka dusize ahagutse, nimumfashe. Isaka yabyaye nde? Yakobo. Nande? Yakobo. Umugisha wa Abrahamu na Isaka waramukurikiranye kugera ku rwego avuye kwa Labani. Ngo hari ahantu yaryamye nijoro, marayika arahamusanga, ngo barangije barakirana. Ibice 32 itangiriro. Ngo bigeze mu rukerera, marayika abwira Yakobo ngo ndekura. Yakobo aramubwira ngo sinkurekura utampaye umugisha. Aramubwira ngo witwa nde? Aramubwira ngo ndi Yakobo. Aramubwira ngo uvuze ukuri, hari amazina adakwiye umugisha, nabanza ngo ukureho ubu Yakobo, guhindurira izina. Hari amazina mugomba kwikuraho. Igihe ababyeyi bakubyara bakakwita izina ry'akarande ry'ibikomere, udasenze Imana ngo rikuveho, upfuri imbwa. Kabyara umwana ukamwita Kibwa. Hari Kibwa muzi ufite etaje? Hari Kibwa muzi utwara imodoka? Hari amazina mugomba kwikuraho atajya abona umugisha. Ndakurahiye. Ese murimo muranyumva? Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Mu rwego rwo kugira ngo mbyaze umusaruro
agahe kanjye bampaye Andre uza kumfatira mikrofone, nshaka kuza kuvuga intambwe 7 zagufasha kugera ku mugisha wawe. Ndavuga intambwe 7 zishobora kugufasha kugera ku mugisha Imana yagusezeranije. Niba ukeneye kubiba, ukaba ukeneye kwakira umugisha, nshaka kukubwira intambwe 7 zagufasha kugera ku mugisha Imana yagusezeranije. Ibidukundira tuzavuga n'ifunguzo zifungura umugisha Imana yagusezeranije. Hari intambwe zikugezaho ariko ushobora kuwugeraho ukawuhera inyuma kubera ko udafite imfunguzo zifungura. Kuwugeraho ni kimwe, kuwakira ni ikindi. Imana ninkundira umwanya ukaboneka ni birebire, nzakora resume wenda bitewe n'igihe nzaba mfite nzabivuge. Nshaka kuvuga intambwe 7 zagufasha kugera ku mugisha Imana yagusezeranije. Intambwe ya mbere ishobora kugufasha kugera ku mugisha wawe. Abantu bose bari aha ngaha, Andre mfatire Bibiliya. Abantu bose bari aha ngaha, Imana yabwiye umugisha, ikababwira ko izabagirira neza, ikababwira ngo ni mu biba nzabaha umugisha. Hari intambwe mugomba gutera. Intambwe ya mbere ikugeza ku mugisha Imana yagusezeranije ni intambwe yitwa kwizera Imana. Kwizera. Nta muntu n'umwe utizera ushobora kubona umugisha. Kugira ngo uwubone nuko ubanza kwizera uwutanga. Urabyumvise? Kugira ngo ubone umugisha nuko ugomba kubanza kwizera ugira ute uwutanga. Uzarebe n'ibyo gusaba umuntu utabanje kwizera ko ibyo ugiye kumusaba arabiguhereza, ntabyo ubona. Ariko iyo wamaze gusetinga ukizera ngo ni dimira arayamuka byizera, byanga bikunda kwizera kurakora. Tugira umupasiteri witwa Kayitare yaravuze ngo kwizera ni nonaha. Mugomba kwizera sejo, kwizera ni nonaha. Intambwe ya mbere. Ubu dufite abantu bari mu iriteraniro bicaye aha ngaha pe batizeye. Ijambo ryitwa umugisha, hari ijambo umushumba yavuze kandi garuko nta naryibagirwa. Nukuri ndi imbere y'Imana. Umuntu wese uza gusenga aha ngaha atizeye nashaka ajya bireka. Uzi ko umushumba mu kanya basabiye amafaranga, uriya hari abantu batabyizeye, mufite ikibazo gikomeye. Abantu bose nabonye umubare munini mwaje aha ngaha ikintu mwaje gusaba Imana. Icyo nabonye aba bagabo abaje gushaka abagabo nabonye ari nka 4 nabonye. Nukuri nababonye, ibyifuzo byanyu twabibonye. Icyifuzo kiremereye kurenza ibindi nabonye mu iriteraniro ni icy'amafaranga. Kandi nubwo nanjye ntahagurutse, nanjye ndayakeneye pe. Kandi Imana yaduhe mujye mureka ibintu byo kuzana ibintu by'ibibazo. Kuba mu uyu mujyi udafite amafaranga, kuba mu iri torero udafite amafaranga, kuba mu iki gihugu udafite amafaranga, niba hari ikintu kigoye icyo. Umuntu waje hano yizeye aje gusaba amafaranga, umushumba agahita avuga ngo Imana ibahaye amafaranga. Ugomba guhita wizera. Kwizera ni uguhita ujya gushaka amafaranga. Amafaranga ari he? Aha mbere ari muri banke, aha kabiri ari mu bakire. Munyumve. Buriya abakristo tubwiriza bararwaye. Umushumba kigusengera ngo Imana iguha amafaranga ahubwira ngo irayaguhaye, itutekereza mu bakire 5 uziranye nabo. Uvuga uti ninde wanguze 100,000 muri aba bakire nziranye nabo. Kuko nugaruka umushumba akavuga ngo abakeneye amafaranga ukongera kuza aha ngaha, uzaba umeze nk'uri gutegera indege Nyabugogo, kuko we warasubijwe. Abasore bari hano ugisenga Imana ikakubwira umwana wanjye ngo haye umugore, buri uyu mugore we mu ijuru bavuyeyo ntawe ubusigayeyo. Kongera kubwira Imana ngo uzampa umugore, ntawe uri mu ijuru. Numuburira Nyamirambo Gicyangugu, numuburira Cyangugu jya Nyagatare, ibintu Imana iguhaye bihita biva mu ijuru, bihita bizino. Mutabyumvise? Abantu mwasabye amafaranga mwabyizeye? Mwabyizeye? Kwizera ni intambwe ya mbere. Somera Andre Abaheburayo 11:29 ugere kuri 31. Abaheburayo, kwizera ni intambwe ya mbere ikugeza ku mugisha Imana yagusezeranije. Abaheburayo 11:29 nujya utinda ndasoma urabizi ko nirukanga. Abaheburayo 11:29 ugere kuri 31. Havuze ngo iki? Haravuze ngo kwizera niko kwatumye. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura. Baca mu nyanja itukura. Abaca mu misozi. Abaca mu misozi.
abanyegiputa nabo bagerageje Andre bararengerwa. uyoboye wananiwe cyane ugerageze kumfasha nk'umuvugabutumwa. Abanyegiputa babigerageje bararengerwa. Aha. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye ziyeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Aha. Kwizera niko kwatumye Marayu uwo Rahabu Andre atarimburanwa. Andre we kwizera niko kwatumye Marayu uwo atarimburanwa n'abatumviye Imana nkuko yakiranye abatasi amahoro. Andre yananiwe iri wayoboye pe. Ureba uzi umuntu mpera mikrofoni hafi aho ngaho wananiwe kuko uri umusomyi ndakuzi cyane. Bari tuvuze ngo ushaka gusubiramo intambwe ya mbere ituma tugera ku mugisha Imana dusezeranyije ni ukugira gute? Kwizera. Havuze ngo iki? Soma murongo wa kangahe? Uhera ku murongo wa 28. 28 haravuga ngo kwizera niko kwatumye arema pasika ntacyo ngo kumijingira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Komeza 29. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Komeza 30. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Iyeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Kwizera niko kwatumye Maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana kuko yakiranye n'abatasi amahoro. Kwizera abatizera amen nta mugisha bashobora kubona. Iyo utizera ugora imvugo y'Imana, amatwi yumva Imana, ururimi Imana yumva, nukwizera. Nk'umuntu umusore akagira imyaka 30 atari yashaka, afite indwara yitwa kutizera. Gwese ngo ubukwe bw'iki gihe ngo namukwe iki? Inka z'ibirarashyamba byose n'iz'Uwiteka ngo sare nayikurahe. Amatente yose ari muri Kigali n'ay'Uwiteka. Gwese ngo ababyeyi bantahira ubukwe nabakurahe. Abashumba bari Kigali bose n'abakozi b'Imana. Urasabwa gutera intambwe ya mbere yitwa kugira gute? Kwizera. Ariko ubundi mubuzwa n'iki kwizera? N'iki kibabuza kwizera ubundi? Tekereza abana bawe ikigo bigaho. Ubundi wowe ugira konte hari n'abantu no kuri momo yabo noneho ukanzeho nta kintu kiriho, ariko mwizeye ko muzamara umwaka I Kigali. Ariko mana we kwizera. Haleluya. Bavuye muri Egiputa ngo bagera ku nyanja, ariko ndanezerewe uyu mugoroba. Babona umusozi, babona ingabo za Farawo ngo barataka. Imana ibwira Mose ngo babwire batera intambwe. Wowe urasabwa kwizera aho utabona inzira ukabona ko ihari, aho utabona igishoro ukabona ko gihari, aho utabona umugabo ukabona ko ahari. Urasabwa gutera intambwe yitwa kugira gute? Kwizera. Ariko ababyeyi bizera kurenza abana. Uzi gufata udufaranga twose ukaturihira umwana materineri, pirimeri, segonderi, kaminuza, wizeye ko azagira icyo akumarira n'urateretse ubwanwa mu rugo. Mana yanjye ko twabamariyemo icyizere, ariko ntimwaduha umusaruro. Intambwe ya mbere izaguhuza n'umugisha Imana yagusezeranije no kugira gute? Akwese. Kandi abanyakigali mwe nimutizera muzapfa vuba, kuko mu bantu basabwa kwizera cyane ni abanyakigali. Kuko kwizera ku Kigali kugomba kuzamo ubusirimu bwinshi n'umujyi. Ukizera ko urarya sosiso utararya ibijumba, ukibona birakugora. Kuko kwizera mu mujyi ni nyamujyi,
iyo ikuriye ntikeneye ntikeneye iteke, ikeneye burete. Kwizera kumva ko mu bantu bazakirira muri uyu mujyi ntabwo uzakira. Kandi ikimenyetso cy'uko muzakira ngenda kibona nuko mutabibona. Ngiye mu bantu babona ko bazakira muri Kigali nanjye ndimo. Ikimenyetso cy'uko nzakira nuko ukomeza atari ko nari meze. Ikimenyetso cy'uko nzakira nuko ukomeze atari ko. Kandi sijye gusa, ushatse wanabwira uwo mwicaranye ngo nawe ndakureba nkabona atari uko wasaga. Ntabwo ari uko wambaraga, oya, ndakureba nkabona nawe hari ikintu Imana yakoze. Tera haleluya! Kwizera. Henda Bernard ntazi cyane ariko aranzi gake. Nuko nari meze, nuko nambaraga, nuko nasaga. Asuku kintizera. Kimutizera ariko. Kimutizera. Mutera intambwe yitwa kugira gute? Kwizera. Ariko narahabu yize, ariko mwakagira Imana. Rahabu Maraya, Rahabu yizere. Nasomye iki gitabo kiranyesha ngo barahageze gusa bakubisa amaso. Barababwira ngo ese watumenye? Arababwira ngo ibyanyu barabyumvise. Abantu bose bakutse imitima, bamenye ibyababereyeho ku nyanja itukura. Ubu ntibasinzira. Arizera, aravuga ngo ndabizi ko iki gihugu Imana yakibahaye, ariko ndabisabira nimuza kukirimbura muzagira uko mungenza. Baramubwira ngo karabaye, amatariki naye, umunsi n'uyu. Iyo tariki nigera uzahamagara bene wanyu wizeye, ujye mu nzu mukinge, ufata agatambaro k'umutuku uzirike ku idirishya. Ntago uzapfana n'abatizera. Kwizera. Nimuvuge ngo amen. Kugira gute? Kwizera kwatuma urugo rwawe rubaho. Mudamu yagiye gushaka, Imana imubwiye ngo urugo rwawe ruzakomera. Ashakana n'umugabo ari abakene. Imana ibabwira amafaranga, barizera, barangije barayabona. Umva ikintu cyantangaje, bamaze kubyara abana 4. Umugabo arebye umugore aramubwira ati ndabona tutaberanye. Abana 4, umugore yibuka ibintu Imana yavuze rya jambo ryo kwizera. Umugabo arangije abwira umugore ati hari ikintu ushaka kugukorera, kubera urukundo nagukunze ukiri umugeni n'uburyo wambyariye abana. Shaka ko ushaka ikintu kiza muri rugo, ikintu cy'agaciro wumva wakenera, uzagitware dutandukane, ishakira undi mugore. Yewe nunashaka gutura ku mugabane w'Uburayi nzakujyana, ariko nshaka gutandukana nawe. Umugabo ngo arangije amubwira ngo nguhaye ukwezi kumwe ubitekerezeho. Umugore ajya gusenga, kwizera, abwira Imana atari ko Mana we, ko ari wowe wambwiye urugo. Uyu mugabo akambwiye ngo ndebe ikintu nkunda, niki natwara nkabaho. Ari wowe watwara V8, ari wowe watwara cya kibanza, ari wowe watwara yanzu. Asenza asomye asanga hari ibintu Imana yavuganye nawe. Yibuka ko Imana yavuze ngo nimunyizera muzabaho. Ngo ijoro rimwe umugabo arataha yasinze, ageze ku rupanga arasona, abazamu ngo n'abakozi baryamye. Umugore aza kumukingurira. Umugabo amaze guparika muri parikingi ahita asinzirira mu ntebe y'imodoka. Umugore abwira Imana ati Mana nkora iki? Kwizera ni igitangaza. Yaragiye yambara amatrining, umugore ahita azaterura umugabo ku mwanya wa shoferi, amutereka ku ntebe y'umugenzi. Umugore yatse imodoka, ahita atwara umugabo amujyana iwabo. Baramuterura bamushyira mu nzu bararyama. Mu gitondo umugabo akangutse asanga ahantu aryamye, se babwira umudamu ati hano turyamye ni. Umudamu ati nakuzanye iwacu niho turyamye. Umugabo ati ndi kwa data bukwe, ndi kwa mabukwe. Ati nihuri. None se wanzanye ute? Kuki wanzanye? Ati wampaye ukwezi kumwe, mbwira ko nzareba ikintu nkunda mu rugo rwacu, akaba ari cyo ntwara. Nabonye nta kindi kintu nkunda kukurusha, ni wowe natwaye. Umugabo aramubwira ngo ndakwinginze, muri systeme wanzanyemo, data bukwe na mabukwe batari bamenya ko ndi hano, subizayo, tuzabana mu byiza. Kwizera. Urugo rubeshwaho no kwizera. Gucuruza ni ukwizera. Gushaka ishuri ryiza ry'umwana ni ukwizera. Gukodesha inzu nziza ni ukwizera. Abarokore batizera bavuna itorero. Uni mwakizera ko muzubaka urusengero, no guhora mu bukode. Kuki mutizera abantu mungana namwe? Kugira gute? Ko mutavuga kugira gute? Ubuse nkubwira mugenzi wawe ngo urizera nakureke.
uriyizi nawe nta mugisha uzabona utari watera intambwe ya mbere yitwa kugira gute. Intambwe ya kabiri yaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe. Iyi yo nayivuga ukwezi kose kubera ko abantu batinya kuyivuga. Ni intambwe yitwa kwihana ibyaha ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ufite abantu basenga n'ibyaha, babwirizanya ibyaha, baririmbana ibyaha, barambagizanya ibyaha, babyarira mu byaha, banaza kubwira Imana ngo watubwiye uzaduha umugisha. Nta mugisha w'abanyabyaha. Umusambanyi wese unteze amatwi ari hano, nunkurikiye online, uraguza wese uri hano, nunkurikiye online, umuntu wese utari yatera intambwe ya kabiri yitwa kugira gute. Kwihana ibyaha. Tutegereze umugisha. Ntawo bazagusiga amavuta, bazagusengesha iminsi 100, bazagutura hasi, ariko nutabwira Imana ngo Mana nyeza mbabarira, nta mugisha. Somera byanditswe byera, Abagalatiya 3:13 ugera kuri 14. Kwihana ibyaha ni intambwe ya kabiri izaguhuza n'umugisha. 3:13-14. Haleluya. Havuze ngo iki? Aravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu. Yahindutse ikivume ku bwacu. Kuko byanditswe ngo havuma umuntu wese umanitswe ku giti kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. 14 wahasoje. Yego. Kwihana ibyaha. Indirimbo uzaririmba, amastage uzahagararaho, udututu uzabwirizaho, amaturo uzatanga, icyacu muzatanga, abakene uzafasha, utari watera intambwe ya kabiri yitwa kugira gute. Ari ibintu twagiraga kera bashomba bangira ngo twarasenganye n'abandi benshi muri mwebwe bakuru. Kera hari ikintu bitaga kwatura. Iyo twajyaga mu byumba by'amasengesho kera, hari ubwo wasanga umuntu ara ku muryango akavuga ati urumva wejejwe urinjira mu iteraniro ry'abera, uti nta kibazo. Akaba n'ibyo bita kwatura. Umuntu yaba yaratukanye ngo Imana ibabarire gutukana, Imana ibabarire kwiba. Bageze kuri umwe aravuga ati biriya mwene data yavuze ari byose nanjye Imana ibimbabarire nanjye narabikoze. Kwihana. No hari wasambanye kuko ari icyaha gikunda kugora abantu benshi kucyatura. Icyo cyo kusambana cyo musabwa n'undi kujya mucyatura mu bwenge, mukegera abashumba, abakozi Imana babisigiye mukabaturira. Undi yaracyatuye mu bwenge aravuga ngo Imana ibabarire ngo igice cyo hasi cyagize intege nke. Igice cyo hasi ngo cyagize mwakagira Imana. Ndagira ngo batangarize ko nta mugisha w'abantu bafite igice cyagize intege nkeya uhari. Urasabwa gutera intambwe ya kabiri yitwa kugira gute. Wasambanye tudahari ariko Imana yari ihari. Wibye tudahari ariko Imana yari ihari. Wanyereje umusoro wa leta tudahari ariko Imana yari ihari. Wagambaniye mweso tudahari ariko Imana yari ihari. Ndagira ngo utangarize ko niba ukeneye kubibabiza n'umugisha urasabwa gutera intambwe ya kabiri yitwa kugira gute. Akuyemo inda abantu badahari. Hari ibintu mudakeneye kumva amatwi yanyu, mushaka kumva visa n'indege n'imodoka. Murasabwa kwihana mbere yuko Mana y'isi n'ijuru. Imana ifashe. Hari ugeze ambwira ngo njye mbona ngo yo gutazakira vuba kubera uvuga ibintu bikomeye. Nzabibabwira mu byumve cyangwa mu bireke. Nta mugisha w'umunyabyaha, na Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Niko Uwiteka agira ate avuga. Intambwe ya gatatu yakugeza ku mugisha Imana yagusezeranije ni intambwe yitwa kwicisha bugufi ukubaho Uwiteka. Imigani 22:4. Kwicisha bugufi ukubaho Uwiteka ni intambwe ya gatatu iguhuza n'umugisha Imana yagusezeranije. Dufite abantu iyi ntambwe yitwa guca bugufi yagoye. Bakwita apotre, bakwita profete, bakwita evangeliste, bakwita bosi, bakwita hani,
bakwita dadi, ugasanga bayigitanga. Guca bugufi, nta mugisha wabishyira hejuru uhari. Guca bugufi. Ubu ufite abantu witaba kuri telefone, ufite abo utitaba, ufite abo waborotse. Guca bugufi. Niba ugenda na moto, emera n'Imana iguseza igukuraho. Iyadukuye ku magare ntizadushyira kuri moto, iyadukuye kuri moto ntizadushyira mu modoka. Ngewe nzi umuntu ugira kontaki atagira imodoka kandi n'umuvuga butumwa. Ibyo bikabyo waciye bugufi, ukabwira umushumba ko waje na moto, urazana kontaki urambika utagira imodoka. Mbo niba ari ubuhanuzi ugendana mu mufuka n'ibisora biza, ariko guca bugufi. Ariko niki kibananiza guca bugufi? Havuze ngo iki papa? 22:4 haravuze ngo uwicisha bugufi, uwicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ye n'ubukire. Rimwe genda gake, ingororano ye. Uwicisha bugufi akubaho Uwiteka afite ingororano nyinshi. Iya mbere n'ubukire, kabiri n'icyubahiro, gatatu n'ubugingo. Iyicarire. Guca bugufi, guca bugufi bizana icyubahiro, bikazana ubukire, bikazana n'iki? Nta mugisha uruta uwo nguwo. Murasabwa gutera intambwe zibaganisha ku by'Imana yavuganye namwe. Izi ntambwe umugisha wose ukeneye kubona urasabwa kubanza kuzitera. Umugisha intambwe ya 4, intambwe ya 4 yakugeza ku mugisha Imana yagusezeranije ni intambwe yitwa kumvira Imana n'ijambo ryayo. Kumvira Imana n'ijambo ryayo. Itangiriro 22:12, Itangiriro 22:15 ugera kuri 18. Kumvira Imana n'ijambo ryayo. 22:12, 22:15 ugera 18. haravuga ngo mutwe w'ijambo, umutwe ureke. maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru. Umvewe kumvira Imana. Arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru. Aramubwira ati ndirahiye ni ku Uwiteka avuga. Umva ko Uwiteka avuga. Ubwo ugenjeje gutyo, ntunyine umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. 18. Yego. Kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wayumviye. Amen. Kumvira Imana n'ijambo ryayo ni kimwe mu ntambwe ziduhuza n'umugisha. Dufite abantu Imana ivugana nabo ariko ukagira ngo ntibagira amatwi. Yarabwiye ngo jya gutamba umwana wawe w'ikinege. Yari umwe ariko umusaza wumva iby'Imana ivuga. Aravuga ngo ubwo ari ibivuze no mu ivu rya Isaka hari icyo Imana yakoramo. Nugera hano Imana ikakubwira ngo hari icyo nkoze. Numvise hano hari abantu babwiwe amatariki y'ubukwe. Mwayabwiwe. Niba amatwi yanyu yumva mwe mwabyanditse mubishyira Imana mubwira uti muri dote hakenewe ibi kuki Imana ivuga tukamera nk'abantu batumvise. Kumvira Imana. Abrahamu aravuga ngo ubwo ari ibivuze ntitaye kuri situasiyo ndimo. Kandi uyu mwana Isaka yari yaravuzwe mu bihe bikomeye, aboneka no mu bihe bikomeye. Uzi ko Imana ishaka kuguha umugisha iwuguhera ku kintu nawe wamariyeho amarangamutima yawe. Nawe utekereze Isaka pe. Kumvira Imana. Somera kumvira Imana n'ijambo ryayo. Somera Zaburi ya mbere umurongo wa mbere ugera ku wa 3. Havuze ngo iki? Iyo irazwe cyane. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere ugera ku wa 3. Kumvira Imana n'ijambo ryayo. Havuze ngo iki? Haravuga ngo
hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira y'abanyabyaha, nticaye n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yumvira, niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. cyose kumvira Imana, icyo azakora cyose. Kuki wumva hari ibyo udashaka gukora Imana yaravuze? Kumvira Imana. Hano hari ibyanditswe byinshi, ongera usomere Yakobo 1:25, 1:25. Kumvira Imana. Turasoma handi hamwe nze kukivaho, inota yanjye yanangiye. Yakobo 25. Yego, ndageze kwa kangahe? Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Nushaka urekera aho ngaho rwose pe, ntabwo ari ugupfa kumva gusa, ni ukumva ugakurikiza, ugashyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuze. Ndakurahiye niba utagira amatwi yumva Imana biragoye, niba udashyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuze biragoye. Iyo dusomye Bibiliya itugaragariza ko abantu bose Imana yagiye ikoresha ni abagiye bashyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ribabwiye. Mwumvishe umugabo wageze ku nyanja, iramubwira ngo rambura inkoni hejuru y'inyanja, byarakoze cyangwa ntabwo byakoze? Mwumvishe we yabwiye ngo nibazenguruke Yeriko ngo iminsi 7, byarakoze cyangwa ntabwo byakoze? Muri bako yabwiye ngo nibavome ngo amazi ngo basuke mu bindi ngo banywe, byarakoze ntibyakoze? Murasabwa kugera ku rwego mwumva ijambo ry'Imana, mwumvira Imana kandi mugashyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Dusoreza aha ngaha, somera Itegeko kwa 2:28 umurongo wa 1 ugere hepfo ndakubwira. Kumvira Imana ni intambwe ya 4. Kumvira Imana n'ijambo ryayo ni intambwe ya 4 itugeza ku mugisha Imana yavuganye natwe. Havuze ngo iti, aravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, no kwitondera amategeko yayo yose utegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Komeza. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzagira umugisha muri quartier, uzawugirira no mu mirima, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, hazagira umugisha abahungu n'abakobwa bawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe, n'uko imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'icibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Komeza. 7. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazacira mu nzira imwe bagusanganira, baguhunga baciye mu nzira 7. Komeza. Uwiteka azategeka umugisha kuba ku bigega byawe, no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Azaguhera umugisha hehe? Nyamirambo hari umugisha wawe. Amen. Kibyo kuvuga ngo ni mu Baryogo, hano hari umugisha wawe. Amen. Hano hari umugisha wawe. Uwite mugabanye ibintu bintu by'ibibazo ngo bya green card, ibintu byo mugabanye, Uwiteka Imana zaduhera umugisha muri Shiro. Komeza hepfo havuze ngo iki papa? Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera, nkuko
yakurahiye. Niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye. Icumi. Soreza kuwo w'icumi. Amahanga yo mu isi yose azayabona ko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye. Ese murumva bumeze neza? Murumva bumeze neza? Hari intambwe izakugeza ku mugisha. Iya kane yitwa? Iya kane mvuze yitwa? Ntabwo mwanditse? Byabacitse? Intambwe ya kane yakugeza ku mugisha no kumvira n'ijambo. Ijambo ry'Imana ringana n'Imana. Ikintu ivuze kingana nayo. Ibintu byose Imana ikubwiye genda ushyire mu bikorwa. Intambwe ya gatanu. Minota yansize. Intambwe ya gatanu yagufasha kugera ku mugisha Imana gusezeranyije. Nugufasha abakene ugamije guhesha Imana icyubahiro. Gufasha abakene ugamije guhesha Imana iki? Abantu babifotorezaho. Igitenge ifoto, ihene ifoto, mitiwere ifoto, ibati ifoto. Ndagira ngo mbatangarize ko mu ntambwe zigomba kudufasha kugera ku mugisha Imana dusezeranije ni ugufasha abatishoboye tugamije guhesha Imana iki? Somera nihute Imigani 22 umurongo w'Icyenda. 22 umurongo w'Icyenda. Imigani 22 umurongo w'Icyenda. Gufasha abakene ugamije guhesha Imana icyubahiro. Yego havuze ngo iki? Haravuga ngo urebana ibambe azahirwa kuko agaburira umukene ibyo kurya bye. Sobiramo. Urebana ibambe azahirwa kuko agaburira umukene ibyo kurya bye. 28 igice. 28 igice cya 28 mu Migani. Naho hindura impapuro nkeya. Murongo wa 27. Imigani 28 27. Yego. Imigani bice 28 murongo wa 27. Aravuga ngo uha abakene ntazakena. Ariko ubirengagiza azahaga imivumo myinshi. Mana yanjye. Yo ni intambwe ya kangahe? Yitwa kugira gute? Ufasha abakene ugamije guhesha Imana iki? Cyubahiro. Ntago mpatinda kuko nsigaje nk'intambwe 3 kugira ngo soze ibindi nzabishakira umwanya. Intambwe ya gatandatu ni intambwe yitwa gutanga unezerewe. Intambwe yitwa gutanga ugize ute? Aha nari gutinda ku cyacumi n'amaturo ariko nyambwira Imana ngo abashobora bazajya babivuga ko dufite abantu batanga icyacumi, dufite abantu batanga amaturo bivovota bijujuta. Gutanga unezerewe ni ibiki utanga? Ubitanga ryari? Ubihande? Ubitanga ugamije iki? Abantu batanga amaturo, abantu batanga icyacumi ariko akumva ashaka no kumenya ngo icyacumi cyane natanze gikora iki. Izo ntago ari inshingano zawe. Mwinjira mu bintu bitari ibyanyu. Hari n'inyigisho z'ubuyobe nabonye zateye zibuza abantu gutanga icyacumi, zibuza abantu gutanga amaturo. Mu bukene bwinshi muri kubona dufite ni ukurya ibyanyu mukarya n'iby'Imana. Inyigisho twigishijwe zifite ikibazo. Wifunga Bibiliya, shaka kunsomera imirongo kugira ngo tujye duhereza abantu ibyanditswe. Gutanga unezerewe. Ibyo gutanga ni byinshi, harimo icyacumi n'amaturo, harimo gutanga ibyo kurya, harimo gutanga imyambaro, harimo gutanga amasambu, harimo gutanga amazu, harimo gutanga amamodoka. Kandi mureke mbabwire, burya ibyo umuntu atanga nibyo asarura. Ibyo biba nibyo usarura. Muvuge ngo amen. Somera umurongo nifashisha Maraki 3:10 havuze ngo iki? Maraki 3:10 igitabo cya nyuma. Muhaye amazi arayanywa nanjye ngiye kuyanywa nanjye urabona ko nanjye mfite ikibazo. Turayanywera rimwe twuko havuze ngo haravuga ngo nimuzane imigabane ya 1 mu 10 ishitse. Nimuzane imigabane ya 1 mu 10 bigize bite? Bishitse.
mubishire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya, ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza. Reka mbabaza, iyo bavuze ngo nimubizane, inzu yanjye ibonekemo ibyo kurya n'ibyo kunywa, mubona abantu babwiriza hano barya iki? Mubona abantu babwiriza, cyakora amazi yo murayabonye, baraduha n'andi mu kanya. Ndiko umugisha mukeneye mushaka kuva hehe? Mudatoza ibiganza byanyu gutanga icyacumi n'amaturo. Uyu muhanuzi aravuze ngo nimubingeragereshe, ngo murebe ukuntu imigisha yose ngo izazibagereho, mubure naho muyikwiza. Ongera usomere turi kugana ku musozo. Ibyakozwe n'intumwa 20:35 havuze ngo iki? 20:35 gutanga unezerewe. Haravuga ngo nababereye icyitegererezo muri byose, yuko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Gutanga guhesha umugisha kuruta kugira gute? Guhabwa. Ibi bihugu byateye imbere, umugisha bafite wavuye mu biganza bitanga. Buri iyo mugiye, iyo mushango tugende, nta kindi kiba kitujyanye, ni ibikomere byo gusabiriza gusa. Bahishuriwe ibanga yitwa gutanga. Ntabwo tugenda tubashyiriye, ahubwo tugenda tugiye kubasaba. Ni ukuri mutoza ibiganza byanyu gukora, muzarebe ukuntu tuzaba bakire, kuko gutanga bihesha umugisha kuruta kugira ngo ibiganza byacu bihora hasi. Nicyo kibazo dufite, duhora twakira, titwe twatoza ibiganza byacu gutanga, kurekura. Ugasanga umuntu arya umufuka w'umuceri, ariko abanyafurika dufite ikibazo gikomeye. 50 kilo y'umuceri ukayirya wenyine ukayimara, 100 by'umushahara, icyacumi n'ibihumbi 10, ukabirya byose ukabimara. Miliyoni icyacumi n'ibihumbi bingahe? 100 kuri miliyoni Imana yaguhaye, kandi mukabindyarya. Mwarangiza mukaza hano ku munsi wo kuri ko kubunani, mwateguye ngo umunsi ngo wo gushima Imana, ngo ariko biriya bintu mwabikoye. Umuntu akaza ashoreye abana be bose 7, nibo yarihiye bonyine, nibo yaguriye amakaramu, inkoko n'inyama nibo babiriye, na chips na chicken byose, akabaraje hano rero ngo afite ngo ishimwe ngo ry'umwaka wose, kandi muradustressa bikomeye. Ukabura dushyuhije ngo beneda ngo afite ishimwe, uyu yize Harvard, uyu yize St Andre, uyu yize St Michel, uyu yize mu ntare school, uyu yize ati beneda, ati Imana yaratugaburiye, ati nubura ko yatugaburiye, ati uburo mfite akarimbo kari kumfasha, ati mugiye kumfasha tukaririmba. Ujye ukaririmbana n'abana bawe, mwariye mwenyine, mwambara mwenyine, ariko mwamwagiye kuko cyari umugisha mukeneye mudakwiye kukweri. Ariko musho simbizi, wenda nuko nyine banatumerera nayo ngo twakoze amakosa. Umuntu ugomba gushima, agomba kuzazanye n'ituro kandi rigaragara. Akaba yarisize inyuma yavuga ati n'umufuka w'umuceri nguyu muhereza abakene nka 5 bawugabanye. Imana yaratwambitse uzana ibitenge 5. Ngo ishimwe ryanjye ngo riri mu mutima, oya widukure ibyo by'imitima yawe bishyire hano. Ngo mutere ngo haleluya ngo 8 ziragura umuriro. Utanga bihesha umugisha kuruta. Ngisoze somera ahangaha bari onsoreza Imigani 20. Gutanga. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abikorinto 9:7. Niho nsoreje, masaha yamfashe. 7. Urwandiko rwa 2 rwa Abikorinto ibice 9 n'umurongo wa 7, n'abahasi byanditswe byinshi uyu munsi pe. Reka dusome. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we. Umuntu wese atange
nk'uko yabigambiriye hehe umutima we. atinuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Yes, correct. Iyo ni ibintu byumvikana. Gutanga unezerewe, gutanga bikuvuye ku mutima. Dufite abantu batanga kubera ko babashyuhije. Biriya bintu utako ejo bundi ufishe témoignage nari ndahantu bavuga umuntu witanze miliyoni bari kugura ibyuma. Hari umuntu wabandikaga biyemeza ukwezi bamuhamagaye bavuga ati wari wadusuye ku rusengero iwacu hari miliyoni watwemereye kugura ibyuma twagira ngo muyaduhe. Aravuga ngo ngewe iwanyu ni dusengera mu itorero rya hano ni muri Kibagabaga niho dusengera. Ngewe mwarambonye turese ko ari we waduhaye nimero ati mumbabarire ntabyo navuze mureke mbabwire. Ufite abantu bakirahinda kirere cyahinda akumva yatanga 500,000 nta n'ibihumbi 10 atunze. Wakoze ibintu bivuye ku mutima urirwa urwana n'iki ko Imana itakurenganyiriza ibyo udakoze kubera ko utabishoboye. Ubundi turagora Imana bujamo nakoresha gutanga unezerewe. Ni intambwe ya 6. Intambwe ya 8 7 ni intambwe yitwa kubabarira ukagirira neza uwakugiriye nabi. Intambwe ya 7 yaguhuza n'umugisha Imana yagusezeranije. Ni intambwe yitwa kubabarira ukagirira neza uwakugiriye nabi. Somera urwandiko rwa mbere rwa Petero 3:9. Ndabansigaje cya 8 nsoze. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 3:9. Kubabarira ukagirira neza uwakugiriye nabi. Havuze ngo iki? Ntimukigire umuntu inabi yabagiriye cyangwa iby'ututsi yabatutse, ahubwo mumwitire kumusabira umugisha kuko ari byo mwahamagariwe kugira ngo namwe muragwe umugisha. Iyi ntambwe ko mubizi turi Abanyarwanda. Iyi ntambwe ni bande bayitera ku buryo umuntu wakugiriye nabi uba wumva wamwitura neza. N'abantu bafite ahantu banditse abantu babagiriye nabi, makaye murayafite n'amatariki murayazi, naho mwari mutuye urahazi kavuga uti iki kintu yankoreye tuzongera guhurira mu ijuru. Mureke mbabwire wafunze amarembo y'imigisha niba udatunze ikintu cyitwa kubabarira abakugiriye nabi ukabitura neza. Kuko iyo utababariye ntawe ubutaniye nabo, nta mugisha ushobora kubona utari watera intambwe yitwa kubabarira. Hari ubuhamya twanga gutanga wenda kubera umutekano wacu n'ibindi, ariko nagira ngo mbatangarize ko ni ukuri kose uri umuntu ushobora guhagarara imbere y'abantu ukababwira imbabazi utazigira. Uburwayi hari ibintu mugomba guhindura, hari ibintu mugomba gukora. Tuvuga icya 8 dusenge Imana niducira inzira tuzaza kuvuga imfunguzo zafungura hari umugisha wawe. Tuvuze intambwe zawe ukugezaho, tuzaza kuvuga imfunguzo zafungura imiryango kugira ngo tubashe kuwakira. Icya nyuma cya 8, intambwe ya 8 yaguhuza n'umugisha wawe Imana yagusezeranije ni intambwe yitwa kubaha ababyeyi n'abashumba bagushumbye. Kubaha ababyeyi bawe bakubyaye hari umugisha uzanwa, hari intambwe ugomba gutera yitwa kubaha ababyeyi, kubaha abashumba kugira ngo umugisha wawe kugereho. Kuva 20:12 ndasoje. Kuva 20:12 kubaha ababyeyi n'abashumba bagushumbye ni intambwe utera ukabubibya imbuto uzasaruramo umugisha. 20:12 aravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramere mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Urakoze cyane. Aho ngaho ndagira ngo dusenge. Izi ntambwe ni 8. Turi mu nsanganyamatsiko, turi mu ntego y'aya masengesho turimo
dusenga ni umugisha uva mu kubiba. Mvuze intambwe ugomba kubanza gutera mbere yo kubiba, mbere yo gusarura, mbere yo kwakira umugisha. Hari intambwe. Umuntu wese ujya kubiba ntabiba harahugura abanza ugatera intambwe kugira ngo ugere ku murimo ugomba kubibamo. Kugira ngo ugeremo hari ibyo ugenda unyuraho kugira ngo ugere aho biba. Kugira ngo uzasarure rero byanga bikunda hari urugendo rurerure, hari ibyo ukora kugira ngo imbuto wabibye izere. None ndagira ngo dusenge. Intambwe yawe ni iyihe kugira ngo ugere ku mugisha? Izi ni intambwe 8 tuvuze, kandi nagerageje kubivuga nitonze, gerageza gutanga imirongo myinshi kugira ngo mubashe kubyumva. Umugisha uzanwa no kubiba. Umugisha uzanwa no kubiba. Mbere yo kubiba hari intambwe ugomba kubanza gutera. Ushobora kujya kubiba ufitanye ikibazo na mama wawe, ufite abantu bashatse batavugana na ba nyina, umuntu agashaka tubaha se, no muri dota akareba umuntu azambika ingofero, umugisha wawe urakemangwa. Ufite ikibazo, ndagira umunyemerere. Dufite abantu bagiye gucuruza ari abesikoro, bafite amadeni y'abantu banze kwishyura. Hari intambwe mugomba kubanza gutera mbere y'uko mubiba. Unashaka kubatizwa ariko ntarihana, hari intambwe mugomba kubanza gutera. Umuntu ashaka kumenya Imana ariko ntarizera imbaraga zayo, hari intambwe mugomba kubanza gutera. None se bene da, muranyemerera izi ntambwe tubwira Imana ko dushaka kuzitera 2025? Izi ntambwe muremera kuzitera kugira ngo ya parikingi batubwiye hari izuzure? Nuko tugomba kubanza kwemera ko aya mahame ayobora ubuzima bwacu. Nta muntu utizera watwara imodoka, ntabwo bishoboka. Kwizera ni amatwi, ni imvugo tuvuganiramo n'Imana. Ndagira ngo munyemerere muhaguruke dusenge. Haguruka mu mwanya wawe dufatikanye dusenge. Imbuto tubibye ndumva nifuza kwizera kandi kera nyinshi cyane. Mu gihe gikwiye ubwo tuzongera guhura, tuzahure dufite amashimwe, tuzahure tuvuga ngo hari ibintu Imana yakoze, tuzahure tuvuga ngo hari intambwe twateye, tuzahure tuvuga ngo hari ibintu Imana yakoze muri aya masengesho. Ntibibe igicaniro cyo kuwa 4 gusa kitabamo umugisha, ahubwo tujye tubibamo imbuto twizeye ko tuzasarura.